atariyo wenda reka tuyigendereho nta kibazo bavuga ko ariko nanone Gasaro oya iyo raporo bashobora kuba ari bake ushingiye ku bice bagenzura ariko biranashoboka oya unakurikije uko bapasinga tukabivuga ejo ndapakisingishije 9,000 mbere nibyo naringiye kukubwira rero mbere bari 30 raporo zawe nizibyerekana ariko ejo bundi bapashingishije 9,000 318 ubwo twavuga ko rero bahindutse cyangwa se babaye 39,400 nako 318 si 39 ariko abarundi bohereje 29 ubwabo ngaho reba ingabo za FARDC ni 160 na hafi 200 sibyo yego shiraho za wazalendo zirafi ku 60 shiraho za FDR shiraho abacancuro urumva mwese hamwe mushobora guhita muhinduka 300 cyangwa se binarenga none 300 biri kurwana n 30 tanye samba cyangwa se zaje kubaza bya byihebe byo muri Cabo Delgado bazakurikirana u Rwanda sinzi umuntu umugani wa Kinyarwanda uriho u Rwanda ruratera ntiruterwa buryo sitaba bisobanuye ntibivuze ko u Rwanda rutaterwa kuko bakomeje kurugerageza kurutera mu bihe bitandukanye ahubwo kurutera bisobanuye ko urakubitwa iyo ntambara ukayisanga yageze mu gihugu cyawe cyangwa se aho waturutse yego kandi byakunze kugaragara ariko u Rwanda ntago rwagutera wowe utarusotoye ariko Gasaro we ntago uzi ingabo z'u Rwanda wa ariko ibiye tubivuga abantu bagira ngo nugukabiriza ngo nuko turi abanyarwanda ibimenyetso birahari birivugira ukabibwira ingabo zidafite morale ku rundi ruhande rero kuzana izindi ngabo ibyo ngibyo nta gihe batazanye ingabo muri Baraka muri bazimanura bibogobogo bazizana kwa Murima bazizana point zero izindi bazijyana Mikenke kandi icyo gihe utwo duce twe tutarafatwa kandi utwo duce twari strategique nitwo twabafashaga tw'imisozi ya Minembwe twabafashaga no kugaba ibyo bitero badutakaje bari bamaze igihe bongera ingabo n'ibikoresho benshi cyane deployment za mbere bazikoraga kugira bafate centre ya Minembwe banagenzure mu buryo bwuzuye duce turimo za Irundu za Bidegu za Kalingi na za Gakenke banafate centre ya Minembwe sico bakoreraga izo deployment bwa mbere yego bari bagifite kwa Murima na point zero none se ko babonye nyine bakimara ku deployinga abasirikare benshi n'ibitwaro izo operation zatangiye drone zigaba ibitero byo mu kirere n'abasirikare benshi ku butaka aho gufata centre ya Minembwe ahubwo bagatakaza ibyo bice byose n'ubu rero isa nkaho yasatiriye Baraka na chefre ya Fizi nivi ngo nyemeze ngo nibyo ngo container 5 za FARDC zari zirimo amadrone ngo M23 yazifatiye murambushe yazifatiye icyo twavugaga nuko ahubwo hari ibikoresho yafashe hoya ni mu mirwano isanzwe ni mu mirwano isanzwe nabivuze za point zero n'ahandi rwose twirwaneho naye mu bagiye bafata intwaro zitandukanye za AK47 izo ni za Kalashnikov za machine gun za RPG n'amadrone FARDC n'abarundi bagiye bayata mu birindiro nka za point zero na zarwitsa nkuko n'ahandi bakiruka ariko iki ambushi twirwaneho na M bateze bagafata container 5 z'amadrone ya FARDC iki kintu rwose ngewe inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai,
full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Rugamba ikava Gatogota igakomeza Ruvungi za Bwegera za Mutarure za Nyakabere za Cyankunda za Sanya ngigasubira mu mujyi wa Uvira. Urumva iyo ni panike ngo makuru y'ubutasi Burundi bufite. Urumva ko abaturage baragira panike muri Baraka. Chef ya Fizi no mu mujyi wa Uvira ngo ngiye kugarukamo, ariko n'igisirikare cy'u Burundi kikagira iyo panike. Birashoboka ko rero ayo mpamvu bari kohereza izingabo Cibitoki ya Rugombo zikaba zatangiye kujabukira muri plaine kugira ngo bazakumire M23 ntihasubire. Ariko kugeza ubu ngende kubona M23 nta gifite gahunda yo gutifata Uvira vuba. Cyokoze Baraka na chef ya Fizi ibyo birashoboka. Ariko nyine muri assessment z'abarundi cyangwa se FARDC bo niko babibona n'abaturage. Ubwo twe turi kubakotinga. None se ntago uzi ko mu gitasi ubutasi bw'u Burundi ubutasi bw'u Burundi Yego. Ubutasi bw'u Burundi buri kuvuga ngo turi kubona M23 gishaka kongera gufata Uvira. Ariko niyongera gufata Uvira ngo twege nk'u Burundi tuzahita tubifata kari intambara turimo tugiyemo n'u Rwanda. Ariko nk'abarundi kuvuga ngo M23 yafashe Uvira ugahita uvuga ko ugiye mu ntambara n'u Rwanda birahurira. None se niba wananiwe kurinda Uvira ubundi urabasha gutera u Rwanda bikunde cyangwa se urajya mu ntambara n'u Rwanda bikunde? Iyo Uvira ubwayo irimo abasirikare b'abarundi. Ibyo bice bya plaine abo barundi bari narimo mbe n'ubu batangiye kugeramo nk'uko tubyerekana. Iyo misozi miremire y'iminembwe ya Fizi bari bayirimo bafite ibinduro kandi ni na benshi cyane bafashwa na FARDC ifite abasirikare bagera ku bihumbi hafi 200, bafite wazalendo bagera ku bihumbi hafi 60, bafite za FDLR, bafite n'abacancuru. Wowe unaniwe kurinda ibyo bice harimo n'ibyo bindi uri kuvuga. Unaniwe kubirinda ni inyesamba zaguteye z'abanyekongo bavuga uri nk'ikinyarwanda wowe kabyita kari ingabo z'u Rwanda. None se niba unaniwe kubirinda byitwa kari izo nyesamba ubwo ngo uzajya mu ntambara n'u Rwanda yishobore byagorana. Kandi nakubwiye ko abanyarwanda bafite adeni yo kurwana kandi igisirikare cy'u Rwanda kirubakitse kiradadiye Gasaro. Attention abantu nimugakinisha RDF ingabo z'u Rwanda zirubakitse yaba mu bikoresho yaba muri technique za gisirikare kandi zigezweho. Igisirikare cy'u Rwanda bahora bacyapudetinga kuko bura technique za gisirikare waruzi ko izakoreshwaga nko muri 50. Ubu ngubu turi muri 2026 zahindutse. Hari abategetsi rero b'ibihugu batajya bita ku bintu byo guhora bapudetinga igisirikare ahubwo banyereza umutungo w'igihugu aribo ba Tshisekedi na ba President Neva bakumva ko nk'igisirikare ngo gihora hari kimwe ngo donc ntibacyubake ntibapudetinga abasirikare babo kuri technique z'imirwanire n'intwaro zikenewe. Ariko igisirikare cy'u Rwanda kuri technique z'imirwanire kiri updated buri kanya. Yego. N'intwaro kandi nuko nubwo u Rwanda rwose rutajya ruzijana mu mastade nka kuri abadede babigenze cyangwa se ba Tshisekedi cyangwa abandi bakajya kuzimurika. U Rwanda rwo nibanga ryarwo ariko igisirikare cy'u Rwanda kirubakise kuko nyine nakubwiye ko n'abanyarwanda bafite adeni yo kurwana kuba cyubakise mu ubwo buryo. Ntago rwose igisirikare cy'abadede igisirikare cya CNDD-FDD igisirikare cya FDNB gishobora kwihanyanyaza ngo cyarwana n'igisirikare cy'u Rwanda. Okay banarwana nibyo ndabyemera ariko cyakubitwa nabi cyane iki gisirikare cy'abadede kuko n'inyeshyamba zarabananiye. Twirwaneho ubwayo yarabananiye. Tafoke yageze Sud Kivu ryari kera ifatanye na wazalendo ifatanye na FARDC ariko ibaze ko twirwane ikiyoborwa na General Makanika yari yarabananiye. Ubu rero na M yaraje iri kuba kubitera mu misozi ya Fizi. Baraka iri hafi Baraka bambuwe ibico byinshi bya Mikenke za Rwitsa nko kuza Point0 kwa Murima kugeraho za Rusenda ziri hafi gufatwa axe ya Mutambara uduce hafi ya twose twarafashwe. Baraka rwose hari panike kuko babona abarwanyi batangiye kwigera mu marembo. Abo ni abarundi ariko ni benshi cyane rwose bari baroherejwe cyane muri biriya bice bafatanyije n'izo ngabo zindi za FARDC niyo mitwe yindi bagakubitwa natwe irwaneho na M23 we ngo urajya kwigereza u Rwanda kuko nabonye intasi z'abarundi ziri kuvuga ngo M niyongera gufata umujyi wa Uvira ngo birabe bisobanuye ko ngo Uburundi bugiye mu ntambara n'u Rwanda. Intambara n'u Rwanda mwe murayishoboye n'inyesamba yarabanani inyesamba za twirwaneho zarabanani. Ngiye nakubwiye ko zino atari inyesamba nubwo bazita inyesamba ntago nkizibona nk'inyesamba. Yego.
uri kubyumva ariko none ntibarafata ariko bo bazita inyeshyamba Ariko nanone ariko izo nyeshyamba niba zarakunaniye kuko nta leta ngo barabona ariko izo nyeshyamba niba zikunaniye muri abasirikare 29,000 b'abarundi hakiyongeraho 200 hafi bya FARDC hakiyongeraho wazahenda 60,000 abandi bo batarengeje 39 kuko raporo yawe niheruka kugaragaza ko abarwanyi bari mu 23 bari 30,000 ukuvuga ko kuva 2021 batangiye ari 3,000 ariko mu myaka itarenze 5 bikubye inshuro zingahe inshuro 10 benshi bakanavuga ko iriya raporo rwose atariyo wenda reka tuyigendereho nta kibazo bavuga ko ariko nanone Gasaro 30 ni bake iyo raporo bashobora kuba ari bake ushingiye ku bice bagenzura ariko biranashoboka unakurikije uko bapasinga tukabivuga ejo ndapakisingishije 9,000 mbere nibyo nari ngiye kukubwira rero mbere bari 30 raporo zawe nizibyerekana ariko ejo bundi bapashingishije 9,318 ubwo twavuga ko rero bahindutse cyangwa se babaye 39,400 nako 318 si 39 ariko abarundi bohereje 29 ubwabo ngaho reba ingabo za FARDC ni 160 na hafi 200 sibyo yego shiraho za wazalendo zira hafi ku 60 shiraho za FDL shiraho abacancuro urumva mwese hamwe mushobora guhita muhinduka 300 cyangwa se binarenga none 300 biri kurwana n 30,000 ariko mugakomeza gutsindwa nabo barundi bafitemo ingabo nyinshi ariko ntacyo bafasha FARDC wazalendo bose barakubitirwa hamwe sinzi umugabo wigeze kuvuga ngo wisunga ngo umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe abarundi nabo bisunze umugabo mbwa none bari gukubitirwa hamwe bose bahindutse ariko Imana imbabare ntago ari ugutukana ni imigani ya Kinyarwanda wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe uburo bwinshi ntibukora umusururu nubwo mwaba muri 1,500 abantu 30,000 bafite determination barwanira uburenganzira bwabo baragukubita bakaguhonda icya mbere bakurusha technique za gisirikare icya kabiri gikomeye cyane impamvu barwanira zirakomeye kurwanira kubaho kurwanira uburenganzira bwabo uri kubyumva neza nawe akababazwa cyane nuko umwita umunyarwanda kandi abizi ko ari umunyekongo hakiyongeraho determination na organisation yabo noneho abantu 30,000 bagakubita 1000 hafi 400 harimo nizo ngabo z'u Burundi n'iza Kongo n'imitwe ya wazalendo na za FDL n'abacancuro noneho ngo umurundi we ngo uraza guhangana na RDF wayishoboraho azajye kubaza inyeshyamba zo muri Central Africa ziranyeshyamba cyangwa se azajye kubaza bya byihebe byo muri Cabo Delgado bazakurikirana u Rwanda sinzi umugani wa Kinyarwanda uriho u Rwanda ruratera ntiruterwa buryo se babisobanuye ntibivuze ko u Rwanda rutaterwa kuko bakomeje kurugerageza kurutera mu bihe bitandukanye ahubwo kurutera bisobanuye ko warakubitwa iyo ntambara ukayisanga yageze mu gihugu cyawe cyangwa se aho waturutse yego kandi byakunze kugaragara ariko u Rwanda ntago rwagutera wowe utarusotoye ntago bikunda u Rwanda rutera ntiruterwa rero abadede bashatse bagenda gake uko nigeze no gukubwira ko bibeshe ibyo kuvuga ngo M niyongera gufata Uvira ngo ubwo bizabisobanura ko bari mu ntambara n'u Rwanda twabonye ko babivuga gutyo ariko bamaze iminsi bari gutegura za FDL na za P5 bitozanya ku butaka bw'u Burundi n'ingabo z'u Burundi zagiye zideployinga hafi imipaka y'u Rwanda harimo na za FDL na za P5 ubwo no kuvuga ngo baravuga bati wenda M nifata Uvira turafata ko ari intambara y'u Burundi n'u Rwanda ubwo natwe za P5 na FDL tumaze igihe dutoreza i Burundi tukanazegereza hafi imipaka ubwo tuzahita twambuka se ngo bazahita bambuka se ariko Gasaro we ntago uzi ingabo z'u Rwanda wa ariko ibiye tubivuga abantu bagira ngo nugukabiriza ngo nuko turi abanyarwanda ibimenyetso birahari birivugira namwe nimutwereka ibyo mwakoze kuko twebwe ibyo RDF yakoze nkomeza kugenda mbibereka ariko ubwo ntago ndi bunabisubiremo kereka batakurikiye tugitangira yego dukomereze muri aya makuru bwana Claude ndetse wanabonye ko ngo izindi ngabo ziri kuva Baraka zijya ngo gufata Pwezero ndetse zikaba zarahiriye ko ngo zigomba kwisubiza ino Pwezero nago babishobora itarenze ngitano ese wa mugani aho baraza gukandiraho abifuza kugaba ibitero kwa Murima na Pwezero ngo bahisubize cyangwa se n'imisozi miremire y'iminembwe ngo bayisubize ntago ari abasirikare bato b'abarundi ntago ari abasirikare bato ba FARDC kuko twarababonye uburyo bamwe bahungiye Kalemi ibaze kugira intambara ibiri kwa Murima wowe ugere Kalemi uzi ibirometero babirimo ni byinshi cyane hari n'abarundi nakubwiye ko bari kwanga kujya kurwana batinya drone twabivuze ibyo ngibyo tugitangira abasirikare bato bo bacitse morale
ahubwo abayobozi babo nibo bifuza kugira barebe ko bakongera gufata ibyo bice noneho bakabihatira izo ngabo zidafite morale zitanajya ibyifuza zo zinifuza ko intambara ahubwo yanarangira kubera isano bahuye naryo, ariko abayobozi mu ntego zabo bakumva ko bakwisubiza point zero nahe kugira bisubize nabicyubahira, ariko ukabibwira ingabo zidafite morale. Ku rundi ruhande rero kuzana izindi ngabo ibyo ngibyo nta gihe batazanye ingabo muri Baraka, muri bazimanura bibogobogo bazizana kwa Murima bazizana point zero, izindi bazijyana Mikenke, kandi icyo gihe utwo duce twari tutarafatwa, kandi utwo duce twari strategique nitwo twabafashaga tw'imisozi ya Minembwe, twabafashaga no kugaba ibyo bitero. Badutakaje bari bamaze igihe bongera ingabo n'ibikoresho benshi cyane. Ibyo byahindutse imfabusa rero kuko batakaje ibyo bice byose. N'ubu rero barazana izindi ngabo ngo barisubiza kwa Murima na point zero, ariko se sinakubwiye ko uburo bwinshi budakora umusururu. Izi deployment z'abarundi, izi deployment za FARDC bazikoze igihe kinini ngo barashaka gufata uduce, barashaka kwisubiza uduce, ariko icyakunze kubaviramo niki ni ugutakaza utundi. Ubu rero urabona ko bakoze deployment za mbere bamanuka kwa Murima point zero za Mikenke n'ahandi ngo barashaka gufata centre ya Minembwe, ahubwo bagahita batakaza izo za Mikenke za Rwitsankuku za point zero no kwa Murima. Siko byagenze. Deployment za mbere bazikoraga kugira bafate centre ya Minembwe, banagenzure mu buryo bwuzuye uduce turimo za Ilundu, za Bidegu, za Kalingi na za Gakenke, banafate centre ya Minembwe. Sico bakoreraga izo deployment bwa mbere. Yego. Bari bagifite kwa Murima na point zero. None se ko abonye nyine bakimara kudeployinga abasirikare benshi n'ibitwaro, izo operation zatangiye, drone zigaba ibitero byo mu kirere n'abasirikare benshi ku butaka, aho gufata centre ya Minembwe ahubwo bagatakaza ibyo bice byose. N'ubu rero isa nkaho yasatiriye Baraka na chefre ya Fizi, none nabwo ngo bagiye kongera gukora deployment, bari kuzikora. Ahubwo izi deployment zabo bari gukora nibagerageza ngo gushaka kugaruka kwa Murima bizabaviramo gutakaza Baraka na chefre ya Fizi n'ibindi bice. Yego. Nje niko mbibona. Niko bibona, ndetse aho nabonye amakuru bwana Claude Mukanya twayadiscussingagaho nje nawe, ahubwo nje umbwiye ko afite ibihamya atandukanye n'aya makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Aho havugwaga amakuru ko ngo M23 yafashe amakontineri, nge sindiwe yakabirize ko ari amakontineri ni menshi yiki ngo y'ubutegetsi bwa Kinshasa, ngarimo drone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bifite agaciro ka miliyoni 300. Ariko buretse gato mbabarisha, ngewe unyereye amakuru nizeye imboni yanjye 98%. Ndamubajije ni nanabikweretse, ati se amakuru ni ukuri? Ati reka mbaze, ariko mvuka nsubije. Arambwira ati nibyo koko M23 hari ibikoresho yafashe, atariko ibi by'amakontineri byo nta bimenyetso ndabibonera. Ati gusa M23 muri iyi minsi yafashe ibikoresho byinshi, bigaragare ko hari ibikoresho byafashwe ariko bishoboye kuba atari n'amakontineri, n'ubundi basanzwe bafata ibikoresho. Gasara tuje dutanga amakuru y'ukuri. Yego. Hari ibikoresho bya gisirikare M23 yafatiye point zero, yafatiye kwa Murima, yafatiye Mikenke, kandi mu byo yafashe harimo n'amadrone ndabyemera. Ariko ayo madrone yabaga ari mu birindiro by'abarundi na FARDC, noneho natwe irwaneho babagabaho ibitero kubera igitutu bakiruka, izo drone bakazisigaho bakiruka. Ariko ibintu byo kuvuga ngo M23 ngo natwe irwaneho bateza mbushi ngo bafata kontineri 5 za drone za FARDC, nta bimenyetso kugeza. Okay, iyo nkuru nge sinanapfa no kuyemera. Uretse gato kro wenda kujya tuzajya bagenzi bacu tuvuga ko urugero kugeza isa reka tuvuge ngo twe, ariko bagenzi bacu bande abagenzi bacu buri wese afite ukatanga amakuru ye nuka yabona, twe nta muntu tukotinze watangaje aya makuru. Ahubwo kugeza iyi saha twe nta bimenyetso, turi kuvuga ibivugwa. Yego. Kandi twumva biri kuvugwa n'abandi. Ahubwo kugeza isa twebwe nta makuru abigaragaza. Twebwe turi kuvuga yacu, ntago turi kuvuga amakuru y'abandi. Amakuru yanjye rero nuko mbona ko ibyo bintu bitap. Okay, kugeza ubu nta makuru mfite agaragaza ko natwe irwanaho bateza mbushi bagafata kontineri 5 zirimo amadrone ya FARDC cyangwa se abarundi. Icyo kintu nta makuru ngifitiye rwose. Kubwizo mpamvu niba nta makuru ngifitiye, ntago ari uko ntazi gushaka amakuru, ahubwo ayo makuru ashobora kuba ari amahimbano. Reka ze nkubwire Gasaro, nkubwire ubundi mu bintu by'itangaza amakuru cyangwa se mu bantu bavuga amakuru, iyo utanze amakuru uvuga aho igikorwa cyabereye n'igihe cyabereye, ukavuga igihe cyabereye, ukavuga n'uburyo cyabaye, uri kumva igihe cyabereye, aho cyabereye n'uburyo cyakozwemo n'icyari kigamijwe. Ari byo bavuga ngo where, how, what, when. Ngira ngo abantu bizitangaza amakuru barabizi. None se mu bantu bari gutanga izi nkuru cyangwa se kuva ayo makuru wayumva, bari kugaragaza gace ibi bikoresho byafatiwemo, bari kugaragaza itariki n'umunsi,
ntago rero inkuru nk'ingi ngewe nshobora kuza imbere ya kamera za Gasaro TV ngo nyemeze ngo nibyo ngo kontineri 5 za FARDC zari zirimo amadrone ngo M23 yazifatiye murambushe yazifatiye. Icyo twavugaga nuko ahubwo hari ibikoresho yafashe. Hoya ni mu mirwano isanzwe. Ni mu mirwano isanzwe nabivuze za .0 n'ahandi rwose twirwaneho nayo mu bagiye bafata intwaro zitandukanye za AK47 izo ni za Kalashnikov za machine gun za RPG n'amadrone FARDC n'abarundi bagiye bayata mu birindiro nka za .0 na zarwitsa nkuko n'ahandi bakiruka. Ariko iki ambushi twirwaneho na M bateze bagafata kontineri 5 z'amadrone ya FARDC. Iki kintu rwose ngewe inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro